umunsi nahakanye ya mpano ku byo ari gukora. Urimo kunyumva? Umunsi wowe uri mu bantu bavuga ko uri gushaka gufundisha abajihadi hano n'abapazo. Yes or no? Yahagaze mu muhanda hano ubwo ari wenda ari no ku cyapa ahubwo mbona yatsiriye imodoka aratugonga njye n'umumotari. Bava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3. Ya mpano yaravuye we n'umugore bagiye muri sauna. Uwari umukunzi wa ya mpano ufite umwana akamuhamagara nyine ari kunukunda n'umuntu w'umbe mama afite umwana. Ex wa ya mpano yahamagaye ya mpano ngo atwaye imodoka we n'umugore bagiye muri sauna. Ya mpano aritaba, umugore amusaba 10,000 byo kuvuza umwana. Ya mpano aravuga ati nari bindaje biguhe. Bivugwa ko nubwo nta proof bifitiye, bivugwa ko umukobwa yafashe telefone akayishukuza ya mpano ngo yaranamenetse ubu ngubu akayikubita ku modoka umuryango ugafunguka w'imodoka umwana w'umukobwa akagwa hasi mu muhanda ya mpano agakomeza imbere. Mu maso y'imbaga y'ababakurikira ku mbuga nkoranyambaga, Floriye uwo rizagwira uzwi nka ya mpano ndetse n'umukunzi we Vava Diane n'abastari barikoroje mu minsi yashize nyuma y'amashusho y'urukozasoni yagiye hanze. Ubu inkuru zihari nuko bakomeje gushyamirana kugeza naho ya mpano atabwa muri yombi. Tariki ya 24 Werurwe 2026 amateka y'urukundo rwa ya mpano na Vava yarahindutse ava mu bushyamirane busanzwe atuma Vava yisanga mu bitaro. Vava arashinja ya mpano kumuruma izuru, kumukubita ndetse no kumugonga akoresheje imodoka. Ceceka kuko ntega amatwi, ceceka kuko uri indyarya nawe. Nakubwira impamvu. Nta kintu utazi. Umunsi nahakanye ya mpano ku byo ari gukora. Urimo kunyumva? Umunsi wowe uri mu bantu bavuga ko uri gushaka gufundisha abajihadi hano n'abapazo. Yes or no? Uva kuri uretse gato muri kese ya mpano nturi mu bantu bavuga ko ndi gushyiramo umurongo ntabwo ari gake yanangira iryarya. Yego njye nari mvuye mu modoka nuriye moto yaregeye imbere imodoka irangonga. Nari nisohotsemo ngiye kuri bike noneho iyi modoka nini iradukurikira iratugonga. Yego iyi modoka yitwawe nande? yari itwaye n'aya mpano. N'aya mpano umugabo wawe? N'akamugabo wanjye gutwa. I'm sorry. Yari umufiyanse wanjye yabikoze ku bushake. Yahagaze mu muhanda hano ubwo ari wenda ari no ku cyapa yahagaze mu muhanda hagati asohora mu modoka nanjye ndasohoka kuko nacyo kintu ari gukora ako kanya mpita moto nuriye moto noneho maze kwambara kasike twegera imbere gatoya ndebye inyuma yanjye mbona yadukurikiye ngira ngo wenda agiye kudukurikira buhoro wenda ahagarare nk'ahantu ababwire nsubire kuri moto nsubire mu modoka ahubwo mbona yatsiriye imodoka aratugonga njye n'umumotari. Narakomeretse mu biganza, ku maguru, ku matako, ariko nyine ako kanya nahise njyanwa kwa muganga. Imana yakinze akaboko kubera ko uburyo yabikozemo ntabwo ari ibintu yavuze ngo ndakoresha uruhande. Imana yenyine yakinze ukuboko. Ari iza mbere ni iza kera zimaze amezi agera muri 2. Scenario ibyamotari bavuga bakavuga ko ya mpano yaravuye we n'umugore bagiye muri sauna. Uwari umukunzi wa ya mpano ufite umwana akamuhamagara nyine ari kunukunda n'umuntu w'umbe mama afite umwana. Ex wa ya mpano yahamagaye ya mpano ngo atwaye imodoka we n'umugore bagiye muri sauna. Ya mpano aritaba, umugore amusaba 10,000 byo kuvuza umwana. Ya mpano aravuga ati nari bindaje biguhe. Baratwara aradravinga wrong n'umugore bagiye muri sauna. All of a sudden ngo nyuma y'minota nk'itanu umugore wawe ndarongera ahamagara abazi impamvu batarabikora ati birakomeye yame. Bivugwa ko nubwo nta proof bifitiye, bivugwa ko umukobwa yafashe telefone akayishukuza ya mpano ngo yaranamenetse ubu ngubu akayikubita ku modoka umuryango ugafunguka w'imodoka umwana w'umukobwa akagwa hasi mu muhanda ya mpano agakomeza imbere. Nzamagana ikibi nkivuge mu izina ryacyo musantwara iki uretse guhekenya amenyo mureke twange ikibi nizo zambiraga amabuye ndimo kwamagana ibyakorewe ya mpano mpamagara ya mpano hano nta yindi platform agomba kuvugira uretse ari wanjye. Ntabwo ya mpano kuba yaranga kwitaba barakitaba njye
kamukorera ubuvugizi nka karengane akorerwa ntabwo yari gukora umwana ngo ndeke kuwamagana kuko ya mpano turi close no uko namaganye ibi byamukorewe niko namaganye ibi yakoreye abandi full stop wowe rero umufana ushobora gufata side ya mpano muri kuntera amabuye nk'ukuntu abafana baba jihadi banteye amabuye ndi kwamagana ibyo yampano yakorewe niba mumeze nk'inama ati basinjye ngira side ngewe ntabwo nafungije abajyanye nta kibazo mfitanye na jihadi nta kibazo mfitanye na ya mpano uko namaganye abakekwaga kubigiramo uruhare niko namaganye ya mpano nawe agaragaye mu mafuti niba mubyibuka ya mpano na Semuhungu baraje hano baravuga ati ko nta kibazo dufitanye waretse gushyira ibyo bintu hanze ndavuga ntiwakoze umwana nawe ubwira abantu nimuza gusubira inyuma abantu muri iki gihe kirekire ngaho none se njye ni ikinyamaswa ni ikirobo ndavuga debeni hano imukorewe ntaza avuga ntabwo bikwiye muri cyo kohereza abantu bajye guhungeta debeni bigaragara muri cyo gufata kumusa mu mukoresha uwo munsi mbona coach Gael muzi ko mwamwibona neza nawe nanga coach Gael ubu biri pastor murabyibuka murambira ngo nanga Bruce Birudurunuka umunsi babagabi ndavuga ntabwo ngibi bishaka ntabwo ari byo ubu ngubu nabaye mwanzi wa debeni ninjye mwanzi mubi nta muntu ufite w'inshuti nanga ikibi nimbona wahejeje ngo uri kurenganya umuntu nzabikubwira ngo fesinze ungira umwanzi ubu ejo muri debeni cyangwa n'undi muhanzi aramutse akora ikibi nka kigaya ubwo wazaba yanyishyuye hanyuma abanga barende kumwe nabo nzaba mbanga urunuka aya basa murashaka kuzabona ngo nanga debeni uko abizi debeni mu mutima wawe murakomanga hanyuma se niba nanga debeni rwango nangaga melody mwavugaga rwagiye kuri debeni gute let's speak the truth ngende kukuri kwanjye nzajya njyana n'ukuri uwo bizabangamira so icyo kintu cyo kujya kundega rero yakubise agatoki ku kandi ati ya mpano ubuzima bwe ngomba kuburangiza sibyo niba ubu mu mwaka umwe vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3 namwe mwumva icyo kintu ibyo bintu mbirengaho ndakomeza ndamukunda nkamvuga ati uyu muntu wenda ashobora kuba ari kwanga kubyara muri zino situasiyo z'ibibazo by'amavuduko kamureke simushyire kuri pressure mureke ubwo ngubwo ikintu naketse yari afite inda iri mu mezi 5 kandi buri gihe ashaka gukuramo inda arandiranje cyane atangira stress agashaka impamvu zituma ava mu rugo akagenda akazagaruka inda yaravuyemo n'ukuri mu banjye bakunze b'imiziki banjye cyangwa abanyarwanda muri rusange ibi bintu ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya niko kuri